Shalom shalom, ni kuri Nyirabisage TV, twongeye twagarutse, tubahaye kaze bavandimwe bacu, tubahaye kaze mwarakoze. Mbere ya byose ariko turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo yabanye natwe mu minsi yashize, mu bihe bitambutse n'ibinini cyane, ntabwo umuntu yabyishoboza. Icyumweru ni kinini se cyangwa bibiri ni binini tudaherukana, ariko turabashimira cyane. Ndongera kandi gushimira abantu mwakoze subscribe, like, share na comment. Mwagize neza abavandimwe, ntabwo tuzahwema kubashimira. Hari ijambo nyankunda kuvuga ngo mbahorane namwe kandi muhorane. Rero uyu munsi twongeye twagarutse, tugarukanye ibintu byiza Imana yatugiriye neza. Nawe aho uri Imana yakugiriye neza. Mu byo urimo nawe ufite amashimwe washimira Imana. Ntabwo njyewe nzahwema kubabwira amashimwe y'Imana. Imana yakoze byinshi tutari gushobora. Imana yakoze ibyo ababyeyi bacu batari gukora. Imana ikora iby'inshuti zitari gushobora. Imana ikora ibyo abagabo bacu batari gushobora, abana bacu batabashije, ariko Imana Nyirimbabazi irabikora. Rero twongeye twagarukanye amashimwe mu mitima yacu, niyo yuzuyemo turayishimiye. Nawe aho uri wayishimira, nkunda kubivuga, nawe aho uri wayishimira, mu nzira wayishimira, mu muhanda wayishimira, ahantu aho ariho hose waba uherereye washimira Imana. Imana ntabwo igira limiti yaho ugomba gushimira, aho uri hose washima. Rero muri uyu mwanya tugiye gutangira dusenga Imana. Bibiliya ijya ivuga ngo yemwe abarushye n'abaremererewe. Iri jambo ntabwo nzahwema kurivuga hano hantu, yemwe abarushye n'abaremererewe, kuko isi ifite abantu barushye, isi ifite abantu baremererewe, isi ifite abantu bamerewe nabi cyane mu rwego rumwe se cyangwa urundi. Rero niko Yesu Kristo, niwo murage Yesu Kristo yatanze ku bantu batari babimenye, ngo yemwe abarushye n'abaremererewe nimunsange ndabaruhura. Dufite uwo twasanga akaturuhura, dufite uwo twabwira akaduhumuriza. Muri iyi minsi hari ibintu biteye ubwoba, hari ibiduteye ubwoba, hari ibintu bitunanije, hari ibintu bituma abantu batitira mu mitima yabo. Ariko yemwe bantu banjye, Yesu niwe wenyine ushobora guhumuriza imitima, niwe wenyine ushobora guhumuriza ubugingo, niwe wenyine ushobora kuduhereza ituze ry'imibiri yacu. Rero tugiye gusenga Imana. Nawe aho uri wasengera mu mutima, abari mu maofisi, abari mu nzira bagenda, abari mu tuzi twabo bakoresha imbaraga birukanka hirya no hino, wasenga. Direction y'umutima wawe aho werekeje ni Imana ikumvira. Ntabwo Imana ireba ngo umuntu ari mu mirimo ivunanye, ntabwo Imana ireba ngo umuntu ari mu mirimo ituje, ntabwo Imana ireba ngo umuntu ari hehe. Gusa upfa kuba ufite icyerekezo cyaho ugiye kubwirira uyu mwami, ajya twumva, ajya twitaho, ajya dutabara. Tugiye gusenga Imana, tubane nawe. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, Mana tuyahirengeye, turagushima turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umunsi wa none. Abo ndi kubwira, hari abari mu gitondo, hari abari nimugoroba, hari aho amasaha ageze ku isi hose hagiye hatandukanye, ariko twebwe turagushimiye, n'abandi nabo nibagushimire. Mu izina rya Yesu Kristo warakoze kuturinda no kutwitaho. Wagize neza kuturindira ubuzima, wagize neza kwita ku bantu bose. Mana ntacyo twabona tukwitura, ubereye ishimwe gusa. Izina ryawe nirihimbazwe. Rero uyu mwanya tugarutse hano hantu Mana, turi kumwe n'inshuti n'abavandimwe, turakwinginze kugira ngo ijambo ryawe rimanuke, ribashe kugera mu mitima yacu, ribashe kugira icyo aho ridukura n'aho ridusiga. Ndakwinginze kugira ngo bane natwe Mana, utubere inkomezi muri byose, utubere byose Kristo. Ni wowe rufatiro ruzima, ni wowe tujya twisunga, ni wowe tujya twizera, ni wowe ujya ubana natwe mu bihe bikomeye, mu bihe biruhije ujya ubana natwe. Mu izina rya Yesu Kristo rero ukomeze ubane natwe, ukomeze utugirire neza, ukomeze mwami wumve amajwi yacu. Data wera uri mu ijuru, kuri uyu murongo nkweretse benshi cyane mwami, ubagirire neza. Abarushye n'abaremererewe ubaruhure, abarwayi bari muri twebwe Mana ubakize, ndetse n'abari ku isi hose Mana ubagenderere. Abarushye n'abaremererewe ubiteho, abafite agahinda mu mitima Mana ukabakuremo, abafite imvururu nyinshi mu mitima yabo, ibyo byose nabyo bivanemo mu mitima yabo, kuko ni wowe karuhura dufite. Ugize neza mwami Yesu, turakwinginze kugira ngo ugumane natwe, ntihagire ikidutera ubwoba kuko tugufite. Ni wowe byiringiro byacu, umucunguzi mwiza. Bana natwe utwiteho, kuko ugiye kubana natwe muri iri jambo Mana, rimanuke rikebera mu byombi, kuko uri umucunguzi wacu. Dusabye twizeye
izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo none n'iteka ryose amen. Twongeye turagarutse, twari turimo turashimira abatuye hirya no hino ku migabane y'isi hose. Mu by'ukuri mwagize neza kubana natwe. Tugiye kuvuganira ijambo. Narababwiye ngo hano iyo turi kuvuga ijambo ry'Imana, ntabwo ijambo ry'Imana rigira umuntu uzi kurivuga. Oya, nta n'ubishoboye urimo, nta muntu ushoboye kurivuga. Gusa iyo Mwuka Wera amanutse akabana natwe, iyo Mwuka Wera amanutse akabana natwe, ajya abasha guhumuriza abantu mu gihe bishoboka. Ntabwo ijambo ry'Imana uko runaka rivuga se cyangwa uko runaka arisobanura ariko n'undi azarisobanura. Oya, buri wese Mwuka Wera afite ukuntu ajya amusobanurira, kandi buri wese Mwuka Wera afite ukuntu ajya amubwira kugira ngo nawe abashe kubwira abantu. Rero muri uyu mwanya tugiye kuvugana ijambo ry'Imana ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo turi butinde, ariko ijambo uko riri bumanuke kose ribashe kukugirira akamaro kuri wowe, nanjye ubwanjye uri kurivuga ribashe kungirira akamaro. Rero bavandimwe banjye, reka dusome hano mu gitabo. Hari umuririmbyi waririmbye neza aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, niko yavuze. Nzatinya kubivuga, nzajya mbivuga buri munsi, ntawe uzabirambirwa kuko muri iyi si turarushye bavandi, turarushye. Hari abantu baruhijwe n'uko insengero zifunze, hari abantu baruhijwe n'uko abana batagiye ku ishuri, hari abantu baruhijwe n'uko babuze icyo kurya, hari abantu baruhijwe n'uko barwaye, hari abantu baruhijwe n'uko bafite ibiryo bananiwe kubirya, hari abantu baruhijwe n'uko babuze icyo kurya, hari abantu baruhijwe no kuba bafite imyambaro ariko babuze umwanya wo kuyambara kuko wenda bari ahantu runaka, wenda bararwaye, wenda bari ahantu runaka. Abantu bararushye. Ariko rero kuko turushye, dufite umurengezi wacu, dufite umurengezi. Ntimugire ubwoba, ntimutinye, dufite umwami. Iyo wamubaye kure ajya kuba kure, ariko iyo wamwegereye ajya kwegera. Kumwegera nta kintu, ni ukumuhereza ibyawe byose. Dufite imitwaro iremereye iyo tutabasha kwikorera ubwacu. Ababyeyi bo muri iyi minsi bafite impagarara nyinshi zikomeye, ariko nimuhumure, Kristo yaranesheje. Babyeyi muhumure. Hari abantu tujya tuvugana kuri uyu murongo barushye, ariko muhumure, Kristo yaranesheje. Nje kubabwira ijambo rivuga ngo utumbire Yesu, cyangwa se umukangure mu byawe. Yesu akanduke aze yicare mu byawe, Yesu azatuze imiraba yose iri mu byawe, nibwo nawe uzatuza ufite ihumure muri wowe. Uhumure, utuze, utekane. Yesu Kristo ni umwami w'umukiza n'ubugingo bwacu. Rero bavandimwe, narababwiye ngo tuzajya tuganira. Nubwo tugiye kuganira muri iri jambo, ese we nta nyunganizi ufite? Niba ufite inyunganizi, andika hasi muri comment. Niba ufite igitekerezo, andika muri comment. Niba hari ubutumwa ufite, andika muri comment. Niba hari ubuhamya ufite, andika muri comment. Hano tuzajya dusangira, ntabwo nzabacura. Tuzajya dusangira, dusangire ijambo ry'Imana, dusangire ubuhamya, dusangire indirimbo, dusangire ibintu byiza kandi byinshi bizanyura imitima yanyu. Imana ni umubyeyi wacu twese. Imana igitwitaho. Ntabwo Imana igira ubanura ku butoni. Ntabwo Imana igira ngo uriya ni muremure reka mugirire neza. Ntabwo igira ngo uriya ni mugufi. Ntabwo igira ngo uriya ni munini cyane. Oya, nta nubwo igira ngo uriya ni mutoya ngo nibwire bumugirire neza. Hari umuririmbyi waririmbye yarantangaje, aravuga ngo ibya Yesu ni ku murongo. Ibya Yesu ni ku murongo iyo ubyumvishije. Ngo ntabwo Imana ishobora kujya gutabara umuntu w'igihumbi uri uwa kane. Ni ku murongo. Niba uri uwa kane tegereza nawe uragerwaho, niba uri uw'igihumbi tegereza nawe uragerwaho. Ariko uyu munsi wa none ushobora kuba ari wowe, uyu munsi wa none ushobora kuba ari njyewe dutegereje kuri uwo murongo. Ibya Yesu rero ni ku murongo. Ntaguhiteho, umukangure, umufate, ubane nawe iminsi yose, ahora ari kumwe nawe. Bavandimwe banjye, reka mbabwire, hari akantu keza njyewe nabonye gakomeye.
iyo umwana afite umubyeyi bari kumwe bakundana, wenda abana benshi twebwe dufite baracyari batoya, ariko kandi natwe twarakuze wenda dufite ababyeyi, hari n'abakuze nabo batabafite hafi aho ngaho, ariko mwarareze. Buri muntu wese uzareba iri kumwe n'umubyeyi wumva nta kintu cyaguhungabanya, wumva nta wagukubita, wumva nta wagukoraho, uba wumva nyine uri safe. Mu yandi magambo uba wumva ufite protection ihagije. Rero natwe dufite protection ihagije kuko turi kumwe n'umwami wacu, turi kumwe n'umwami w'abami, turi kumwe na Yesu Kristo, turi kumwe n'igitare gikomeye, aho twihisha ntitunyagirwe, aho twihisha izuba ntiritugereho, aho twihisha ntihagire icyadukoraho. Urwo rutare ninde? Urwo rutare ni Yesu Kristo. Niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana yacu byaratoranyijwe. Ese nawe urashaka ko iryo buye rikubera ibuye mu buzima bwawe? Ese urashaka ko iryo buye rikomeza imfuruka zawe? Ese urashaka ko iryo buye riza mu byawe? Bene data bavandimwe banjye, munyemerere babwire ijambo ritoya cyane, mbabwireho kuri iyi nkuru. Nimara kubabwiraho kuri iyi nkuru ntoya y'umwanya mutoya, turahita dukomeza n'ibindi. Reka dusome mu gitabo cya Luka. Abafite Bibiliya hafi aho ngaho murabaza kuzisoma. Narababwiye ngo niyo tukazajya dusoma umurongo umwe wo muri Bibiliya ntacyo bitwara, kuko Bibiliya nibwo buhanuzi bwonyine bwemewe. Ibindi byose ni impfabusa, ariko iri jambo ryahumetswe n'Imana. Iri jambo rirakomeye, iri jambo ntabwo rijya ritubeshya. Reka dusome mu gitabo cya Luka. Mu gitabo cya Luka ibice 8 ku murongo wa 22. Dusome mu gitabo cya Luka ibice 8 umurongo wa 22. Mwahageze namwe, reke dusome. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu aturisha inyanja. Nuko ku munsi umwe yikira mu bwato abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka. Bakigenda arasinzira mu nyanja. Hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi. Bajya mu kaga, baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Aba ni abigishwa ba Yesu Kristo. Uzi ko Yesu yaje agatoranya abigishwa, agatoranya intumwa ze bakajyana. Abigishwa ba Yesu bari 12, bagendanye nawe mu mirimo myinshi itangaje, bagendanye nawe muri byinshi, ariko hari ahantu bageze binjiye mu bwato, ishuheri y'umuyaga iba nyinshi, ubwato bwabo bwenda kurengerwa. Reba uri mu nyanja, wenda ku bantu baturiye amazi se cyangwa ku bantu bagenda mu mato henshi hatandukanye, hari igihe umuhengeri uza hejuru y'amazi ukagira ngo none ugiye kurengera ubwato, ukazana umuvuduko, ariko ukanarangira ugakomeza ubwato bugakomeza bukigendera. Ngire ngo nuko nguko abaturiye hafi y'amazi niba ariko namwe mubizi. Ariko Yesu yinjiye muri bwa bwato, we arasinzira. Waba ufite ikibazo ko Yesu yasinziriye muri kumwe? Waba ufite ikibazo kuri kumwe na Yesu akaba yasinziriye? Mukangure. Kangura Yesu mukomeho mubwire ngo turi kumwe. Umuyaga uba mwinshi, ishuheri riba ryinshi, umuyaga amazi yenda kubarengera. Abigishwa bagira ubwoba, abigishwa barataka, abigishwa bumva bagize imitima ihagaze. Bajya inama bakangura Yesu, baramubyutsa ngo ntabwo ureba ko inyanja yabaye yihindurije, ntabwo ureba ko ibintu byabaye bindi. Yesu arakanguka, baramuhamagara ngo databuja turapfuye. Ese waba uri gutabaza Yesu nawe uri kumubwira ko ugiye gupfa? Humura, nta gupfa muri kumwe. Humura, mu bigeragezo byose turimo ntabwo twenda gupfa, turi kumwe na Yesu. Kereka niba tutari kumwe, ariko niba turi kumwe
nta munsi n'umwe Yesu ajya dusiga mu bigeragezo, nta munsi Yesu ajya dusiga mu bituruhije, nta munsi Yesu ajya dusiga mu bibabaje imitima yacu, nta munsi Yesu ajya dusiga twamutabaje. Oya, nubwo turi kumwe tukaba twarengewe n'ubwato, amazi akaba yabaye menshi, ishuhe rikaba ibaye nyinshi, twe gutaka. Turi kumwe n'umwami ubishoboye byose, turi kumwe n'umwami ushobora kuvuga ijambo rimwe. Reka mbasomere mwumve ukuntu yababwiye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije birahosha. Habituzi arababaza ati kwizera kwanyu kurihe? Nabo baratinya barumirwa baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Bagendanaga na Yesu batazi imbaraga ze. Hari igihe waba uri muri Yesu utazi imirimo n'ibitangaza ajya dukorera umunsi ku wundi. Njya mabwira ngo byonyine no kubyuka ni igitangaza gikomeye, byonyine no kubaho ukaramuka ukikuraho ishuka ni igitangaza gikomeye. Iyo turyamye hari umuntu ujya uvuga ngo iyo umuntu aryamye aba ari vide, uba uri empty mind. Iyo uryamye mbega ubusa kintu, nta kintu kiba kiri mu mutwe, nta kintu kiba kiri mu bikorwa, uba uri wowe wenyine gusa w'ikivide wiryamiye wisinziriye, warota ibikeri bigenda, warota inyoni zigenda, warota ibiki biguruka, uba uri vide. Ariko iyo ubyutse nibwo ujya umenya ko njyewe wari uryamye ndinde, ese njyewe wari usinziriye ndinde. Tujya turyama na Kristo tukabyuka na Kristo iyo tumwizeye. Hari abaririmbyi baririmbye ngo ndyamye mu mbabazi, ndyamye mu rukundo, ngo niyoroshe imbabazi, ngo urukundo rwe rurangose. Ngire ngo nuko nguko. Bene data, mureke twiyorose imbabazi z'umukiza, mureke tubane nawe twizeye, tumenye aho turi kumwe ninde, tumenye aho turi kumwe turi kugendana n'umuntu umeze ute. Uwo tugendana arakomeye, uwo tugendana afite imbaraga nyinshi cyane, uwo tugendana nawe arenze kugendana n'undi muntu uwo ari we wese. Ababigishwa baramukanguye, Yesu acyaha umuyaga, arawubwira ngo mu kajwi koroheje, arawucyaha urahosha uratuze. Bibiliya niyo ivuga ikinyarwanda cyiza, guhosha mbega ni ugutanga ituze, rwa rusaku rwari ruhari rugatuza rugaceceka. Ese Yesu wamutumira mu byawe akaza akabiturisha ko bitunaniye biri mu mitima yacu birenze kwemera? Ese wahamagara Yesu mu byawe akaza akabiturisha ko dufite byinshi bituruhije, ko dufite imitwaro twikoreye? Wahamagara uyu mwami akaza agaturisha uyu muyaga n'iyi nkubiri y'umuyaga, waza ukamuhamagara akaza agaturisha ibi bintu byinshi bitunaniye? Tumuhamagara uyu mwami, tumwizere. Yesu yatangajwe nuko ari kumwe n'abantu batizereza imbaraga ze. Arababaza ngo kwizera kwanyu kuri he? Umuntu ni umuntu, hari igihe ugira kwizera, hari n'igihe gucika kugashiraho bitewe n'ibigeragezo urimo. Ariko wicika intege muvandimwe wanjye, wicika intege. Turi kumwe n'umwami urenze, turi kumwe n'umwami uturisha ibibazo. Ayiwe, Yesu aturishe intambara zawe, Yesu aturishe uburwayi bwawe, Yesu aze mu byawe, umukangura aze mu bane. Yesu ntago ajya tujya kure, umukangura aze mu bane, umukangura aze mwicarane, umukangura aze muganire, uganire na Yesu, umubwire imiruho n'ibibazo byawe, umubwire ibyawe byose. Yesu arahari kugira ngo akumve, umubwire imiruho ikuruhije, umubwire uburwayi bwawe, umubwire intambara zawe. Yesu ariteguye kukugirira neza, Yesu ariteguye kubana nawe, Yesu ariteguye kukuruhura imitwaro yose, Yesu ariteguye kutugirira neza bavandimwe. We Yesu yaratangaye kuba ari kumwe n'abantu ntibizere izo mbaraga yari afite. Amaze guturisha umuyaga, amaze guhosha bya bindi byose, Yesu Kristo ngira ngo nawe yarahindukiye aravuga ati saba abantu turi kumwe batizera izi mbaraga
ahubwo abigishwa baratangara baravuga ngo mbega uyu muntu ni muntu ki turi kumwe ushobora kureba inyanja akayiturisha, inyanja ikamwumvira, umuraba ukamwumvira, wa muyaga w'ishuheri turimo ukamwumvira? Uyu muntu ni muntu ki? Uyu muntu nje kubabwira ni Yesu Kristo, ni umwami wacu. Niwe ujya utwitaho mu ntambara ziruhije, niwe ujya utwitaho mu ntambara zitugoye, niwe ujya utwitaho mu bibazo biremereye. Mu gitabo cya Matayo ibice 8 naho na 22 kugeza kuri 27 havuga naho iyi nkuru. Yesu aze mu byawe, aturisha ibyawe. Yesu aze mu byawe, agabanye uriya muyaga, awukureho, utuze, uruhuke. Dufite ibintu byinshi Yesu yagiye adukorera, dufite ibintu byinshi Yesu yagiye agendana natwe akatugirira neza, atitaye ko ndi jyewe Jane, atitaye kuri wowe runaka, ahubwo akakugirira neza gusa bitewe n'imirimo n'icyo ashaka kugira ngo akugirire neza. Ese birakwiriye kuko twamwizera uyu mwami? Birakwiriye kuko uyu mwami twamuha agaciro, tukamugira ibuye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe tukamwisunga ko ari we rufatiro rwa byose? Munyemerere tubane nawe. Yesu mukangure aze mu kazi kawe, Yesu mukangure aze mu mirimo yawe, Yesu mukangure aze mu bana bawe, Yesu aryamane n'abana bawe, Yesu agendane nawe muri gahunda zawe zose, Yesu agendane muri business zawe, Yesu agendane nawe mu bintu byose. Twe guhangayika imitima dufite Yesu, twe kubona imiraba n'ibintu bitugose ngo twumve tugize ibiba. Tumwizere, ni wowe wenyine ushobora guturisha biriya byose, akaza akatwegera. Ahubwo tugatangazwa nuko uyu muntu tubana nawe ukora ino mirimo itangaje, uyu muntu tugendana nawe ukora ino mirimo iremereye. Uyu muntu ni muntu ki? Uyu muntu ni Yesu Kristo ujya ugendana natwe akatugirira neza. Reka mbabwire, Yesu agiye gucyaha. Unyemerere Yesu acyahe, unyemerera acyahe, unyemerere ukangure Yesu acyahe. Ngiye gusoza. Yesu acyaha uburwayi bwawe, Yesu acyaha intambara ziri kukuzaho, Yesu acyahe ibintu byose bikwizingazingiyo, Yesu acyaha ubukene, Yesu acyaha intambara, Yesu acyaha ibintu byose bikumereye nabi. Yesu aze yicarane nawe, umwizere. Niwe buye ryanzwe n'abantu, ni ukuri niwe buye. Yesu Kristo hari abantu benshi batamwemera, njya mpana bivuga kuri uyu murongo. Hari abatajya babyemera, bavuga ngo ni ibintu biri aho ngaho gusa. Ntabwo ari ibintu biri aho ngaho. Uyu mugabo arakomeye, uyu mugabo twaramwizeye, agira hamwe adukura, agira n'ahandi hantu adukiza. Yesu aze mu bumuga bwawe, Yesu acyaha iyo miraba yose y'ubumuga, Yesu acyahe umuraba w'ubukene, Yesu acyahe umuraba w'intonganya, Yesu acyahe umuraba wo gutandu. Divorce ziraharaye muri iyi minsi, Yesu acyahe. Yesu yinjira mu ngo zacu, acyahe. Yesu yinjira mu bana ba, acyahe. Yesu yinjira mu bintu byose, acyahe ibibi byose birimo, tubona amahoro, tumwizere. Bene data, nababwira byinshi, ariko aho wicaye, aho uturije, umwemerere Yesu, umukangure gahoro, umubwire ngo ngwino mu byanjye ubicare, maze nawe umwizere gusa, umwiringire, kuko niwe wenyine ushobora kutugirira neza. Murakoze. Imana ibane namwe kandi Imana ikomeze bahereze umugisha. Tuzongera duhure. Shalom shalom. Mwami Yesu abagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.